Ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Imana y'amahoro niguha umugisha, wowe wakoze subscribe. Mwinginge nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, mwese mbahaye yambu, ndabayambiriye ubuntu bw'Imana, urukundo rwayo no kurindwa nayo bibe ku buzima bwanyu hamwe n'imiryango yanyu. Iki kiganiro cyitwa Family Talk. Family Talk, dukora ikiganiro cya Family Talk kugira ngo dukomeze twubake umuryango. Murabizi ko iyo umuryango umeze neza, yaba n'igihugu kiba kimeze neza. Abanyamadini namwe mufite, iyo mufite imiryango imeze neza, namwe muba mumeze neza. Yewe no mu itorero rya Kristo kuba mwizera by'ukuri, namwe murabizi ko iyo umuryango umeze neza, ibintu byose biba bimeze neza. Umuryango niwo base, niwo fondation w'ibindi bintu byose, niwo wubakiraho amateka yose y'isi, yubakiye ku muryango. Rero ubuntu bw'Imana bubahe guhirwa no gukomeza kunyurwa n'ibyo murimo, amafufu n'amafaranga bibafubike, hanyuma mutere imbere, ibintu bikomeze kugenda neza. Ntekereza gukora iki kiganiro n'ijwi ry'umutima nama wanjye. Maze iminsi ndi kubona ibiganiro cyangwa se conference cyangwa se meeting, His Excellency ahura n'abayobozi. Uyu munsi yahuye n'abantu bari muri community ya Islam, bagenda benshi bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Umutima nama wanjye wambajije ngo mbese uhuye na Perezida wa Repubulika wamubaza iki? Nari ntekereje ko wenda kuba nahura nawe byangora, ariko nibuka ko mfite platform cyangwa se social medias ushobora gutanga igitekerezo nk'umuturarwanda, ugatangaho ideas ikaba yamugeraho. Hanyuma ndavuga neka nkora ikiganiro, numva namuha igitekerezo cyangwa se nanjye nkamuha icyifuzo nifuza kuko ndi umuturarwanda. Rero uti Robert watekereje iki? Maze iminsi ndeba ibintu bikorerwa hano ku mbuga nkoranyambaga kuko ariho tuba. Murabizi ko umuntu asa n'icyo akora, ukora ku cyuma basa n'ifu. Niba nkora hano kuri social media cyangwa se ariho mahera, ibihabera ndabizi, ndabibona. Numvaga mpuye na Perezida namubaza ikibazo ku mpamvu ki. Ejo bundi hari umuyobozi umwe yabajije, aramubwira ati mbwira impamvu umushinga wo gufasha abaturage bari ku cyanya cy'umugezi w'umuvumba donc utashyizwe mu bikorwa. Ntangazwa no kubona umuyobozi amubwiye ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika twaribagiwe. Kandi icyo kintu ari kuvuga ko bibagiwe ni ikintu gifitiye inyungu donc societe muri rusange n'abaturage muri rusange. Nibaza byinshi kugera ku rwego umuyobozi ashobora guhamya akavuga ngo yaribagiwe. Hanyuma tugenda tubona byinshi bigiye bitandukanye, abaturage babona ikibazo cyangwa se bagahura n'ikibazo cyangwa bagafesinga ikibazo, bakazategereza kuzakemurwa ari uko donc gihuye na Perezida wa Repubulika. Anjye hari ikibazo mbona hano, ngiye gutanga ingero nkenye. Ejo bundi nabonye umuntu witwa Pastor Claude ari mu kiganiro n'undi muhungu wo kuri Hope TV Rwanda, donc oneya ari kuvuga ukuntu ngo bagiranye ibihe byiza bishamikiye ku busambanyi n'uwitwa Pastor Mutesi. Ndumva ibyo bintu mwarabibonye. Nibaza le pasteur, abapasteri kubera iki bahora bavugwa kuri ibyo bintu by'ubusambanyi, nta kindi kintu gikorwa cyiza cyabaho? Ese kuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda ibintu byiza abantu bakoze bidasanzwe bakwiye kuba indashyikirwa, nuko bavugwaho ubusambanyi? Donc kureba ibindi bintu, hari abandi bantu bakoze ibintu by'indashyikirwa. Nitegereza umukobwa witwa Jackie, ngo ni Jackie w'i Rwanda, ndeba ukuntu ari gutukana n'uwitwa Kensi, atuka uwitwa Kensi. Ndicara ndatekereza, mbona kandi niwe influencer dufite. Hari undi mugabo witwa Kasuku, nawe ujya ukunda gutukana akagera ku rwego atukana kuko ababyeyi bambariyeho. Atari uko igikorwa ari gukora kitari cyiza, ahubwo ibyo agiherekesha ari byo kibazo. Ubwo muribuka mu minsi yashize uwitwa Gitaf nawe waje hano akarikoroza, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bandika indirimbo z'ubusambanyi. Ntekereza ko atari uko ibi bintu bidatakwa cyangwa se ngo bivugwe,
umutimanama wanjye rero watekereje kubaza iki kibazo cyangwa se gutanga iki cyifuzo kubera izihe mpamvu. Isi yacu igenda yubakwa n'ama generation, zimwe zikavaho izindi zikajyaho, izindi zikavaho izindi zikajyaho, nuko twisanze, nuko bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu wumva bamwe bandika amateka bakavuga ngo mu 1700 n'urugero umuntu runaka yakoze iki cyangwa se abantu runaka bakoze iki ngiki. Natekereje niba uyu munsi ibyamamare byigirwaho, ibyamamare tureberaho ibyinshi kuko abo tureba yaba ubwo mbisanishije, natekereje kubaza iki kibazo kigira kiti dufite ibyamamare ibyinshi ibyagakwiye gufatirwaho urugero bigaragaza imirimo y'isi y'umwijima, ibyinshi bigaragaza imirimo y'isi y'umwijima. Iyo tuvuze imirimo y'isi y'umwijima ni uku kubaho bamwe bakwirakwiza ubusambanyi nk'uko turi kubivuga, abandi bakwirakwiza donc gutukanira mu ruhame. Ni benshi namwe murabizi abantu badukurikiye. Ese ko abantu benshi bifuza kwamamara bitewe nuko babonye abandi bamamaye, ni icy'urubyiruko rutekerezwa rukiri abana batoya b'imyaka 8, 10, abo mu kinyarwanda cyiza bakunda kwita Rwanda rw'ejo. Twifuza ko ruremwa umuntu uzasimbura Jack akaza amurusha ibyo akora, kuko nababwiye ko umuntu asa n'icyo akora. Twifuza ko turema umuntu abapasiteri b'ejo hazaza, nibura donc bazaza urabizi ko intore bayigisha guhamiriza ikarusha uwayigishe, cyangwa se umwarimu yigisha umuntu ejo akamurusha mu byo yamwigishije. Turi kujya hehe niba dushobora kuzagira abapasiteri bamamajwe? Kuko akenshi ikintu cyamamaye, ikintu iyo cyashyizwe ku karubanda kurusha ibindi nicyo kigirwaho. Si uko hatari abandi bapasiteri cyangwa se atari abandi bantu baba influencer bashobora gukora ibintu bidasanzwe bikomeye abantu bakaba babyigirwaho. Ariko uyu munsi abari kuri spotlight cyangwa se abari kugaragara benshi bagiye batandukanye. Natanze urugero rwiza ko usanga ibyo bagaragaramo ubwabyo bishobora kwangiza icyitwa umuco nyarwanda. Iyo tuvuze umuco nyarwanda kandi uko isi igenda yapogradinga, ariko iyo yirengagije etike z'umuco, ikirengagiza umuco muri rusange, hari ibintu byangirika muri societe. Niba uyu munsi twemereye abantu ko gutukanira mu ruhame kugera ku rwego dutukana ku bitutsi nyandagazi, tukemera ko abantu bamamaza agenda z'ubusambanyi mu buryo bwabo uko bashaka. Nakurikiye uyu mwana w'umukobwa ari kurira abwira abantu ko ari ipfubyi, donc yababaye, ariyo mpamvu byatumye abikirara, agera ku rwego abwira abana ati nge ndasambana nzasambana, ariko ni ibyawe ku giti cyawe, yego urabikora. Donc niyo nuza incidence yakubaho y'upfubyi, tukatari nawe ipfubyi wenyine, impfubyi ni nyinshi. Murabizi ko iki gihugu cyacu noneho dufite n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dufite impfubyi nyinshi, ariko zose siko ziyandaritse cyangwa se zangije donc future yazo. Ariko niba uyu munsi ari wowe cyitegerezo, ari we abantu bareberaho, iyo tuvuze ngo abantu bareberaho, abantu b'iki gihe, ibi ndabivuga mfite impungenge za generation zizadusimbura, generation jezo hazaza. Impamvu mbivuga ni iyi: kuri ubu ngubu ababyeyi benshi bafashe telefone bayisimbuza responsabilité zabo. Uyu munsi mu bifasha kurera ababyeyi kuruta ibindi na internet irimo. Internet rero iyo wafunguye ni ukuza akagwa kuri pasteur, Reverend Pasteur Niyonzima Jean Claude, Reverend Pasteur Mutesi Prudescian, Reverend Pasteur Hakizimana Justin, Reverend Pasteur, ubwo ndi kugenda ntanga urugero rugiye rutandukanye. Hari n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nuko abangaba wenda ari ama spotlight cyangwa se aribo tubona. Donc Jack w'i Rwanda, iyo umuntu yicaye akavuga ngo ndi uw'i Rwanda, ni ukuvuga ngo iyo Rwanda washyizeho ni igihugu, ntago igihugu rero ari Robert wenyine. Igihugu ni abaturage bari muri icyo gihugu. Niba wavuze ngo Jack w'i Rwanda, already ibyo bintu ukaba ubispreadinga, uri kwangiza u Rwanda, uri guhemukira u Rwanda,
kuko iminsi yo kubaho Bibiliya yo ivuga ku minsi y'umwana w'umuntu iravuga ngo umwana w'umuntu ameze nk'uburabyo buraba mu gitondo nimugoroba bugahunguka, ngo kandi imibereho ye ibiri mu miruho myinshi igiye itandukanye. Ariko se twemere koko ababigirwaho ibi byamamare tureberaho, twemere byangize sosiyete nyarwanda? Ese koko gutukanira mu ruhame biremewe? Nike mbona abitwa bakakajwi nubwo dushobora kugenda tugapfukama tugasenga, ari igihe bigeraho bikayoyoka bikagenda, abitwa babijiyo bijya. Kandi niba abana bigana musanga ku mashuri abarezi mu nkurikiye cyangwa se n'abandi bantu bahura na sosiyete y'abana, usanga nyine ikimenyetso kikwereka ko abo bantu baje mu mitwe y'abajene y'urubyiruko y'abana bakiri batoya, nuko usanga niba habaye ibirori umwana ajya kwigana ugasanga ari kwigana nsabe, akaba ari byo kinezeza. None niba aba bantu bari kuduha ikigero cyiza cyo guteramo ikirenge akaba ari abangaba, kuko nta cyakorwa. Nicyo cyifuzo numva mu mutima wanjye ndi kubaza, kuko hari abandi bajene, hari urundi rubyiruko ubona ko ushobora kuba rwakora ibintu by'indashyikirwa nk'aba barumaga, ubona ko ari umujene ukura akaba sinzi niba ari ikibazo cy'itangazamakuru ripfuye, niba ari ikibazo, ariko twagakwiye kubaka tugakora development journalism, tugakora na construction journalism, abantu bakabaho donc bategura ejo hazaza h'urubyiruko. Niba uyu munsi dushobora kuzagira urubyiruko rwinshi, iyo tuvuze ibi ngibi umuntu aricara akumva ko ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Niba umuntu yicaye akavuga ati kanaka wenda n'urugero yatinganiye muri gereza, abikora nta muntu wari uhari, ariko akaza kubispreadinga kuri social medias. Hari umwana w'imyaka 10 ubaza ngo gutingana n'iki, akabaza mugenzi we yaba afite imico mibi n'imibereho mibi, agahita amusobanura gutingana icyayi. Ubwo mwana agatangira kubyigana bati ubwo kanaka wanjye n'urugero wenda yabikoze. Ashobora no kuba atanabikoze, ariko mu rwego rwo kuza ngo gushaka views bakaza guhimba ngo kanaka yakoze ibi nibi. Uyu mwana rero ubyumvishije biramujya mu mutwe. None si iyi myizerere y'abantu bizera, yaba abitwa abapene, abitwa abasilamu, abitwa abakatolike, byavuye he? Hari ababizanye. Umwana arakura, yavuka, ntabwo umwana ahitamo aho avukira, yisanga yavukiye mu muryango runaka. Yavuka agasanga batera shahada, niba ari shahada bambara kagofero, nawe agahita ayoboka akaba umusilamu. Yavuka ejo akavukira kwa Robert, agasanga n'abanyamasengesho bagera saa 9 z'ijoro bagasenga, babafata Bibiliya, akagendera no muri icyo kigaragaba ngo babaye umukristo. Abandi ashobora no gusanga iwabo baterekera cyangwa se baragura. Muzitegereza abana benshi, niba papa wawe yari umusirikare, usanga n'abana nabo bakuru bakajya mu gisirikare. Akenshi bijya bikunda kubaho. Muzitegereze muri society zacu, iyo umuntu wenda papa we yari umuganga, urakura umwana ugasanga nawe ari kwiga ikiganga, kuko akenshi ihaho ryamugaburiye cyangwa se amabere yonse n'amashereka yonse yavaga, umugati wavaga aho hantu, akenshi na terime zikorerwa aho ngaho nizo yumva. Kwese wa mwana wivukira nyine akaba yakora ibindi bintu bidasanzwe. Rero niba dufite societe, tukaba dufite abantu bacu bo muri societe bakabangiza societe, wenda ndeke no gusaba president wa republika, sabe n'aba bajene bamenye kuba wamenyekanye, menya ko igihugu atari we wenye, cyangwa kuba wacyuye iryo hawo ukagenda ukajya kurya, ukagenda ukirira, ugafata ibyo wariye ukavata kuba nakoreye bamaye 10,000 ngo njye guko. Ibaze ku munyamakuru wo mu YouTube aguhamagara we Jackie akaguha ibyo 10,000 byo gukora ikiganiro, wasoza cya kiganiro cyawe kikarebwa n'ibihumbi 50. Mu bihumbi 50 harimo abana 10,000. Ababyeyi bari gukora imirimo basigiye telefone, bari kubona bawacinga uvuga ngo nge ndasambana, ngo nzongera sambane, ngo nta n'umuntu uzambuza gusambana. Uyu mwana w'imyaka 5, w'imyaka 8 utangiye vuga ati ariko uyu niba sambana nanjye nta muntu uzambuza gusambana. Murumva turi kwerekeza isi yacu, turi kuyerekeza tuganire. Ni igitekerezo nanze hari ushobora kuba tugutangiye kurega, naga ari ukuregana, ariko n'abantu tujye twuza mu mitekerereze yacu tugata ariko ko ibi bintu mbikoze, yego 10,000 barabimaye, ndagiye nguzemo ibyo nshaka, ndoshyoshe. Tuko umuntu yabonye amafaranga, iyo atekereza ko hari ahanava ejo abavuga ati ayarya nk'udatekereza ko ejo ashobora kuva no kuri iyo hit akagaruka, none agaba ati bya bintu wakoze ongeramo akandi kantu. Rero bene data bavandimwe
banyarwanda nshuti zacu n'aba bavuga butumwa. Hari abandi birwa bibira kuri za TikTok, nabonye birwa batubura, babirukanye mu nsengero bahita bajya kuri za TikTok. Ni kwangiza, donc tubeho, tuba intore nk'uko babivuga, twigire ariko tuba abantu bazima. Izi mpungenge zo gusiga sosiyete y'ejo hazaza tuyangije ntabwo ari byiza. Nicyo numvaga nasabaga dufatanye nyine kubaka igihugu. Umusanzu wo kubaka igihugu ni ibi ngibi, dufatanye tureke ko igihugu cyacu twakigira paradise. Imana amahoro ibahe umugisha. Reka mbabwire ko ibiganiro byacu nakagaruka, reka mbabwire ngo shalom naho